umufasha wawe cyangwa se umuntu mukundana ataguciye inyuma ahubwo akaza akakubwira ati ndashaka kuryamana n'uriya muntu kandi utari wowe, ariko kandi ntabwo ngambiriye gusenya cyangwa se kurangiza urukundo rwacu, ndashaka yuko n'ubundi tuzakomeza tugakundana, ibyo bintu wabifata gute? Wabyemera cyangwa wabyanga ahubwo ugahita unamukatira? Mugiye gusezerana se akaza akagusaba yuko mu masezerano mugiye kugirana hazaba harimo yuko buri umwe muri mwe azaba yemerewe kuba yagira undi muntu bakundana ku ruhande, ariko kandi ntibifatwe nk'ubusambanyi, ahubwo bikaba ibintu bisanzwe kandi ntibikureho yuko umwe akomeza kwitwa umugabo cyangwa se umugore wundi. Ibyo ngibyo wabyumva gute? Mu buzima busanzwe nk'uko nta kintu wafata icya nyuma ku bintu byinshi, ni nako nta gisubizo kimwe ku bibazo nk'ibyo, cyane cyane ibijyanye n'imibanire y'abashakanye cyangwa se abakundana wapfa kubona, cyane noneho kuri ino ngingo, dore ko nkaho dukurikiye muri aka kanya ibyo ngibyo wavuze bitandukanye n'ibyo undi runaka yavuze. Gusa ntabwo bikura yuko bamwe mu bahanga mu by'imibanire basanga yuko mu myaka iri imbere ibi ngibi kenshi ari gutyo bizaba bimeze, ku buryo abashakanye mu masezerano bazaba bagirana hazaba hanarimo kureba niba umwe muri aba yemerera mugenzi we yuko ashobora kugira umukunzi ku ruhande, ariko bidakuyeho yuko afite n'umufasha ari nawe wenda akunda cyane kuruta uwo mukunzi wo ku ruhande. Uretse nko mu Rwanda cyangwa se nanone muri Afurika, ibihugu kenshi bikigendera ku muco cyane, dore ko usanga bigoye cyane kuba wamenya imibare y'abakora ibyo. Nyamara ino mibanire imaze kugera mu bihugu bitandukanye byo ku isi, birimo cyane cyane ibyateye imbere nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibihugu nka Australia, Ubudage, Turkiya, Australia ndetse n'ahandi. Usanga abagabo ndetse n'abagore abenshi muri aba baremereye bagenzi babo kuba bagira abakunzi bo ku ruhande. Ibyo bikaba bikubiye mu cyitwa open relationship. Ibi ngibi bikaba ari n'ibintu birimo kugenda byumvikana cyane muri ino minsi, cyane cyane muri ibyo bihugu tumaze kukubwira byamaze gutera imbere. Mu kiganiro cyacu cyo kuri ino nshuro tugiye kuganira kuri open relationship, cyangwa se ugenekereje ino wayita imibanire ifunguye. N'umwe mu mico irimo kugenda ikwirakwira ku isi hirya no hino, aho twifashishije ubushakashatsi bw'abahanga batandukanye, ibinyamakuru byandika ku buzima bw'abantu bijyanye n'imitekerereze ndetse n'abahanga mu bijyanye n'imibanire, turi buze kuza kugisoza bamaze gusobanukirwa byinshi kuri byo, ibyo abikora bita ibyiza byabyo, ko wabisobanura ndetse n'ingaruka uno mubano ushobora kugeza ku bakundana cyangwa se ku bashakanye. Ikaza aho uri hose. Open relationship ni umubano w'abashakanye cyangwa se abakundana, aho umwe muri aba cyangwa se bose aba yemerewe kugira undi bakundana ku ruhande, ariko bigakorwa mu buryo bombi baba babyumvikanyeho. Tuvuge niba nk'umugabo yahuye n'umukobwa akamukunda kandi ari umugabo wubatse, araza abwira umugore we yuko hari umukobwa yakunze ku ruhande, umugore amubaza amakuru atandukanye kuri uwo mukobwa, n'ibinashoboka uyu mukobwa azabasure amenyane n'uyu mugore, nuko urukundo rwabo rwo ku ruhande ubwo rubashe gutangira, ariko kandi umugore abizi. Kenshi umugabo najya kureba uno muntu wo ku ruhande, umugore azaba abizi, ndetse rimwe na rimwe najya no kuharara umugore azaba abizi. Uyu mukobwa ntabwo abaje kwitwa umugore w'uyu mugabo, ahubwo wahita nk'inshuti ishobora gutuma uno mugabo ahindura ahantu ho kurara, ariko indi minsi akaba ari kumwe n'umugore we. Ibi ngibi rero ntabwo biba ku mugabo gusa, ahubwo muri open relationship n'umugore nawe yaza akaba yagira undi musore cyangwa se umugabo akururwa nawe ku ruhande, maze akaza akabibwira uno mugabo bakavugana. Umugabo akamubwira ati uwo mugabo namumenyaho ibiki bindi, umugore akamubwira uyu mukobwa cyangwa se umugore yajya guhura n'uwo musore wo ku ruhande, uwo bashakanye cyangwa se uwo bakundana akaba abizi. Ubu bwoko bw'iyi mibanire y'abashakanye cyangwa se bakundana ni imibanire itandukanye n'umuco w'abashakanye benshi ku isi bamenyereye, aho umugore aba agomba kuba umugabo umwe ndetse n'umugabo akaba umugore umwe ndetse n'umukunzi umwe akaba uwundi mukunzi, atari iby'abantu benshi barenze umwe. Ibijyanye na open relationship nubwo bimaze kwamara cyane muri ino minsi, bikaba binamaze iminsi cyane bivugwa, aho binavugwa cyane ku byamara ibyo hirya no hino ku isi nko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko kandi ni ibintu byatangiye kera, ntabwo ari ibintu bije vuba. Amateka ya kera yanavuga yuko ahubwo ibi ngibi ari ibintu byari bizwi, dore ko uretse no kuba umugabo ahubwo yari kujya hanze yabibwiye umugore we. Kera umugore yashoboraga no kuza mu rugo rw'abashakanye maze akaryamana n'umugabo waho, umugore waho abizi. Ibyo ngibyo akumva ari ibintu bisanzwe, gusa ariko uko iterambere ryagiye riza abantu bakunze kwiharira, ndetse birangira gushakana bibaye hagati y'abantu babiri, umugore ndetse n'umugabo. Ibi ngibi ariko nanone nubwo atari bishya byatangiye kwamamara ndetse no kuvugwa cyane, abantu banatangira gutanga ubuhamya bwabyo mu myaka y'1970. Open relationship nubwo nyine ari umubano wakwita ko ufunguye, ariko kandi nawe uri mu byiciro bitandukanye, ari byo bikurikira. Multi-partner relationships ni umwe mu bwoko bwa open relationship, aho abashakanye hano bemeranywa yuko umwe muri aba ashobora kuzajya aryamana n'abantu batandukanye. Aha bivuze yuko atari umuntu umwe gusa ashobora kuba yajya kureba niba ari umuntu mukundana,
ahubwo yaza niba ari umugabo wakakubwira ati hari umukobwa nabonye uyu munsi ndamukunda kandi ndifuza yuko hari ibyaba hagati yacu, ibyo akaba yanabikubwira mu kindi cyumweru ariko kandi atari wa mukobwa ahubwo ari undi utandukanye, ntibinabe ku mugabo gusa ahubwo n'umugore bikagenda gutyo. Yaba ari mu kazi uyu munsi agakunda umusore runaka bakaryamana umugabo we kandi abizi, ubutaha akazakubwira abandi gutyo gutyo. Ikindi gice cya kabiri dusanga muri open relationship ni cyitwa hybrid relationships. Iyi ngiyi akaba ari imibanire y'abashakanye cyangwa se abakundana, aho umwe muri aba aba yemerewe kugira undi muntu bakundana ku ruhande utari umufasha we, ndetse bakazajya banaryamana ariko undi wakumva bitamurimo, ariko nanone yarahaye mugenzi we bashakanye cyangwa se bakundana uburenganzira bwo kugira urukundo rwihariye n'undi muntu ku ruhande. Ibyo bisobanuye yuko nyine wowe ushobora kuba ukundana n'umuntu ariko kandi ukumva we ntabwo bikurimo, ariko kandi mugenzi wawe yakwaka uburenganzira ukawumuha ukumva rwose nta n'ikintu na kimwe bigutwaye. Ikindi gice dusanga muri open relationship ni icyitwa swinging. Ubu ngubu bukaba ari ubwoko bw'ino mibanire aho umwe mu bashakanye cyangwa se abakundana rimwe na rimwe ashobora gusanga mugenzi we yuko agira undi muntu ku ruhande bakorana basanzwe baziranye cyangwa se bamenyanye vuba, bakaba baryamana ariko kandi ntibibe kenshi, ntibanagira n'undi mubano wihariye ngo babe bajya mu rukundo. Ibyo bikaba nka rimwe mu kwezi, mu mezi abiri cyangwa se atatu, cyangwa se nanone bikaba byanaba rimwe bigahita birangira. Ariko kandi byarabaye, ni ukuvuga ngo hano muba muri open relationship ariko kandi bikaba gake cyane, ku buryo hari n'igihe ashobora gushira imyaka runaka umukunzi wawe ataje ngo akubwire ibyo. Ikindi gice dusanga muri open relationship ni icyitwa polyamory, aho abashakanye cyangwa se nanone abakundana umwe yemerera mugenzi we yuko agirana ubucuti bwihariye n'abandi bantu batandukanye, babo bahuje igitsina ndetse nabo batagihuje. Aba ngaba bose bakaba babizi yuko bari muri uwo mubano ndetse hanabaho gutandukana, ibyo ngibyo undi akabimenyeshwa, bikaba ari ibintu nyine bumvikanyeho kandi basanzwe baziranyeho. Bino bintu byiganjeho cyane, ubundi byaje mu bantu gute? Mu bantu bakorewe ubushakashatsi butandukanye babonye yuko buno bwoko bw'imibanire hagati y'abashakanye usanga bwiganje mu bantu bize cyane kandi baturuka mu miryango ikize, ugereranyije n'uko bimeze ku bantu bava mu miryango ikennye kandi bize amashuri make. Mu nyigo yakozwe mu mwaka wa 2012 ikozwe n'ikigo cyitwa National Survey of Sexual Health and Behavior, iki ngiki gikora ubushakashatsi ku mibanire n'imyitwarire y'abantu bari mu rukundo ndetse n'abashakanye. Ikigo kinafite icyicaro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu bushakashatsi bwabo basanze yuko abagabo aribo bemera open relationship cyane ugereranyije n'abagore. Aba bahanga kandi basanze imwe mu mpamvu ibi ngibi biri mu bantu bize cyane ari uko n'ubundi usanga batabyemera, babikora rwihishwa nubwo atari bose. Ugasanga mu rugo umugore arabizi neza yuko umugabo ajya aryamana na runaka, aranabizi neza kenshi igihe bajya bahurira, ariko kubera ngo adashaka gusenya cyangwa se kuzana ibibazo mu rugo rwe, ibi rwose akigira nk'utabizi. Ni nako kenshi bigenda ku bagore, bo banazwiho cyane ubwenge bwo kubihisha, uburyo nabo bashobora guhura n'abasore cyangwa se abagabo hanze ariko kandi umugabo ntarabukwe, nyamara rwose bari muri open relationship ariko kandi y'ibanga. Abahanga rero basanga yuko iyo abantu bamaze kwiga, abantu bamaze no kuganira, kenshi banava muri famiye zikize zateye imbere, ibyo ngibyo ari ibintu byoroha cyane kwicara maze bakabiganiraho, dore ko bose ntawe utinya undi kandi bose baba bubahana. Kubiganiraho ugasanga ari ibintu byoroshye cyane binarimo kubahana, bitandukanye n'uko abandi bo bashobora gutekereza yuko harimo gusuzugurwa cyangwa se gucibwa amazi. Abahanga kandi basanga yuko kuba ari ibintu bikorwa n'abantu benshi ku isi koko bikorwa, ariko ko bamwe bahisemo kubibwirana mu rwego rwo kumenya uko birinda indwara n'ibindi bizazane bishobora kuzabiziramo, ariko bemeje yuko rwose ibyo ngibyo ari ibintu bikorwa henshi, ni n'ibintu bisanzwe cyane, ntabwo ari ibintu by'ibanga. Muri kano kanya wakwibaza ngo open relationship iterwa n'iki? Umuntu arabyuka akumva ameze gutyo, cyangwa hari impamvu zindi zishobora kubitera? Ibintu bitandukanye bishobora gutera bino. Hamwe bishobora guterwa n'uko abashakanye bombi badashaka kuzasenya, ahubwo bagashaka uko icyifuzo cya buri umwe cyakubahirizwa, bigakorwa muri ubwo bwubahane bombi babyumvikanyeho. Byaterwa kandi n'uko umwe yaba yarabayeho mu buzima bwo kuryamana n'abantu benshi batandukanye akiri nk'umukobwa cyangwa se umusore, ariko nanone akaba atifuza kubeshya uwo bashakanye, akamuteguza hakiri kare yuko aramutse amwemereye mbere yuko babana yazagira undi muntu cyangwa se abandi bantu ku ruhande bazajya baryamana cyangwa se bagakundana, ariko ibyo ngibyo bikaba ari ibintu bamaze kumvikanaho. Byanaba kandi mu gihe umwe mu bashakanye akorera kure y'undi, ku buryo kubonana kwabo bishobora kuba ari nk'ibintu bigoye, maze bano bakumvikana yuko buri umwe yagira uwo bazajya bahura, ariko kandi akirinda yuko ngo bahure ateze ibibazo umuryango wabo nko kuzamo indwara, kubyarana
cyangwa se kugirana amasezerano amera nk'aho bashakanye, ahubwo umubano wabo ukagarukira ku bucuti nko kumarana irari gusa nta bindi bintu byo ku ruhande by'urukundo bijemo. Indi mpamvu ishobora gutera bino, hari igihe umwe mu bashakanye aba abona umufasha afite indangagaciro akeneye zirimo nk'ubwenge, wenda uyu nguyu bashakanye azi gushaka imibereho nk'amafaranga, ariko nanone bombi batajya bahazanya mu bijyanye no kuryamana. Abangaba rero bakaba babiganiraho bati uzajya ujya ku ruhande uhure na runaka nawe uhure na runaka nta kibazo, tuzakomeza dukundane. Bishobora kandi guterwa na kamere y'umuntu, aho umwe mu bashakanye ashobora kumva yifuza ubwisanzure buhagije mu mibanire, akumva yuko kuba yahura n'abantu benshi ari byo gusa bizaba bimunyuze. Ibyo ngibyo bikaba ari imiterere y'umuntu ku giti cye. Nanone kandi hano tukiri ku miterere y'abantu, hari abantu bakunda iyo umuntu wabo yateretswe n'abandi bantu, uyu nguyu akumva nibwo yongeye kumugirira irari ryinshi, ku buryo nk'umugore we kubona yaryamanye n'undi mugabo, ibyo ngibyo ari byo biza kuza gutuma amwifuza, ndetse n'umugabo nawe yabona umugore we nta wundi muntu barimo bavugana akumva nta santima kimufitiye. Ibyo rero bikaba ngombwa yuko bano babyumvikanaho, maze bakaba bagira abantu babo ku ruhande kugira ngo umuhura kwabo bizaba ari ibintu bibashimishije kandi bibanyuze. Uko urimo kubyumva wakwibaza uti muri open relationship nta bibazo bishobora kuzamo, uruno mubano hari ababigiramo umunezero ntibanagirana amakimbirane, ahubwo ukagira ngo nicyo kintu baremewe gukora. Hari n'abandi zanira ibibazo bigeretseho ahubwo n'ihungabana. Ikintu gikomeye abashakanye cyangwa se abakundana bari muri uyu mubano baba bakwiriye kumenya, abanga bavuga yuko ari ugutandukanya urukundo n'amarangamutima yubakiye kwishimisha mubiri, ari nabyo abahanga benshi basanga yuko ariyo mpamvu uyu nguyu ari umubano ukunze cyane kuvugwa ndetse no gukorwa mu bantu bize, kurenza uko ari umubano ukorwa hagati y'abantu batize amashuri menshi kandi banava mu miryango ikennye. Usanga ari umubano w'abantu ukunze kurangwa cyane mu bantu bafite ubwenge bwo hejuru, banabasha gutandukanya urukundo ndetse no gushimisha umubiri. Abantu bazi neza kumenya gutandukanya kuryamana n'umuntu ndetse no kumukunda ko nyine atari ibintu bimwe. Uyu mubano abahanga bemeza yuko ukunda cyane kandi ukemera mu gihe abashakanye bombi babyemeye ntawe ubihatiye mugenzi we, kandi nanone abangaba bakaba bemera kwicara bakaganira, buri umwe akabwira mugenzi we uko abyumva. Abahanga kandi banemera yuko mu gihe open relationship urimo kwiganiraho hagati yanyu ari ingingo ikomeye, muba mugomba kuganiraho mwembi mwashyize umutima wanyu hasi, mwatuje, ntawe ushaka nta n'ugamije gushinja ibyaha mugenzi we. Kimwe mu bibazo bikunze kuza muri uno mubano, hari igihe umugabo n'umugore babyemeranye noneho kubera umwe aba yisanzuye ku wundi muntu bafitanye umubano wihariye, bikarangira ari umuntu atangiye guha agaciro n'umwanya munini kurenza uwo bashakanye. Ishyari riba ribonye umwanya mu rugo rwanyu ndetse n'umubano wanyu birumvikana, bigatangira kuzamo ibibazo, ibyo ngibyo bigatangira kubazonga. Hari kandi igitutu abantu bashyirwaho n'umuco cyemeza yuko abantu babanye muri open relationship bataba bafite ubushobozi buhagije bwo kuguma kubo bashakanye, dore ko henshi aho biba birangira abagabo bumvise yuko aribo bemerewe, maze umugore agatangira kwibaza impamvu we yatanga uruhushya undi ntabyemere. Ibyo rero bikabyara ibibazo. Abagabo, ubushakashatsi bwerekana yuko baba bumva yuko babikora, ariko kandi abo bakundana yaba n'umugore bashakanye cyangwa se umukobwa, ibyo ngibyo abagabo bakumva yuko umukobwa akwiriye kubyirinda. Ahangaha rero niho usanga umuco cyane cyane wo muri Afurika ukunze kugongana cyane n'ibijyanye n'ino mibanire. Aho ngaho rero abakobwa bagahitamo kubikora mu ibanga, ariko nyine atari uko batabikora. Ibyo bikaba bivuze yuko mu gihe abantu baba bamaze kwicara bakaganira kandi barimo kubwizanya ukuri, nta muntu n'umwe ukwiriye kubeshya mugenzi we. Akaba rero ariho abahanga bahera bagira abantu inama yuko niba mugiye kuganira mugomba kwirengagiza byose, ahubwo mwembi muri babiri mukareba ibizabanyura, ibizanatuma umubano wanyu uba mwiza cyane. Muri uyu mubano ibindi bibazo bikunze kuzamo nuko umwe mu bantu uwo mwashakanye cyangwa se mukundana ryamana nabo ashobora kubazanira indwara y'icyorezo mutari musanganywe, kandi nayo kumugenzura ngo umenye neza ngo yahuye n'abandi hirya no hino bikaba ari ibintu bitoroshye. Ibyo nabyo nibyo bikunze gutuma abahanga bavuga yuko kwikingira biri mu bintu bya mbere byakabaye biranga abantu bakora open relationship, cyane yuko abangabo ku ruhande nubwo muba muziranye kandi munavugana, ariko kandi aba atari abantu bo kwizerwa 100% nyine nk'umuntu mwashakanye. Abantu bari muri uyu mubano kandi abahanga basanze yuko ikindi kibazo bakunze kugira ari uko batabona inama zihagije z'abandi, dore ko kubera yuko isi itarabyemera neza usanga ari n'ababikora yewe na hano mu Rwanda, ariko kandi bakanga kubimenyesha inshuti zabo cyangwa se abantu mu miryango yabo. Ni amahano, ntabwo ari ibintu bikorwa, ntabwo ari ibintu bizwi. Abangaba rero bakanga kubivuga. Kutabivuga bikaba bitera yuko kubona inama nziza zanabafasha ari ibintu bigoranye.
Hanavukiramo kandi ibibazo byo kumwe muri aba bantu bo ku ruhande utigeze mushakana ashobora gutangira kugusaba byinshi birenze ku byo mwumvikanye, ku buryo yumva yuko yakwitabwaho kurenza umufasha wawe, ndetse rimwe na rimwe agatangira kugukunda. Ibyo ngibyo ugasanga ni ibintu bijyaho ibindi bibazo mutari mwarateguye. Haba hari ibyiza ku bijyanye n'uyu mubano. Abahanga bemeza yuko hari ibyiza byinshi bijyanye n'uyu mubano kubayeho muri buno buzima bw'urukundo bwa open relationship, yaba ku bashakanye cyangwa se ku bakundana. Bavuga ko bitanga umunezero mwinshi mu gihe uryamanye n'undi muntu mushya, ariko ubizi neza yuko ufite undi muntu mukundana, kandi ubizi neza yuko umuntu mukundana nawe abizi, atari ukwihisha. Bemeza yuko bizana icyizere kinini cyane hagati y'aba bana cyangwa se abakundana, kuko buri umwe aba yahaye mugenzi we uburenganzira bwo kugira undi muntu ku ruhande. Rimwe na rimwe bakanabiganiraho, bakajya banaganira kuri uwo muntu, yewe bikanageraho bano bantu bashobora gusurana. Abahanga bavuga yuko ibi ngibi bititwa gucana inyuma, kuko ari ibintu mwembi mukora mwabanje kubyumvikanaho. Abahanga bemeza yuko abantu bari muri uno mubano kandi bagirana kubwizanya ukuri bidasanzwe, ibyo ngibyo bikanabafasha mu bundi buzima bwabo, bakaba ari abantu batera imbere ku rwego rwo hejuru, kuko bemeza yuko wabwiye umuntu mukundana yuko hari umusore wifuza kuryamana nawe akabyemera, nawe ukaza uti hari umukobwa nifuza kuryamana nawe w'umukunzi wawe cyangwa se umugabo wawe akabyemera. Abangaba ngo nta kintu batinya kubwizanyaho kuri kindi. Ibyo ngibyo rero bigatuma iterambere ry'urukundo rwabo cyangwa se ry'urugo rwabo ribasha kugera ku rwego rwo hejuru. Ikindi kandi ntabwo bivanaho yuko hari abantu bajya muri uno mubano wa open relationship maze nyuma bakumva barabihaze, nta kintu na kimwe bibamariye, cyangwa se bakumva barabirambiwe, barashaka umuntu wabo umwe gusa. Mu bushakashatsi bwakorewe ku bantu 60 mu gihugu cya Australia, babonye yuko abantu 700 muri bano babanye muri ubu buryo. Muri ubu bushakashatsi bwakozwe n'ikigo cyitwa Great OC Debate gikorera muri Australia, babonye yuko igituma ino mibandire bamwe mu bantu batari bayumva ari uko nyine ari ibintu bishya kuri benshi, ndetse hakazamo n'ibintu bijyanye n'imyizerere, utanibagiwe n'umuco w'ahantu, ariko kandi ubusanzwe nta gitangaza kibirimo na kimwe. Aba banabonye yuko umubare munini w'abashakanye ukunze gusanga n'ubundi baba bafite abandi bantu bakundana banaryamana nabo ariko kandi mu ibanga. Bikaba byaratumye abantu bemeza yuko ari uko kenshi ibi ngibi basanze atari umuco, ariko kandi ko mu myaka nk'ijana iri imbere ibi ngibi bishobora kuzaba rwose ari ibintu bisanzwe cyane. Ubwo kandi iyo myaka 100 ni ugukabya. Imyaka 50 basanze yuko ari ibintu bishobora kuba ari ibisanzwe abantu banabikora, nk'uko n'ubundi basanzwe bakora ibindi kera byafatwaga nk'ibitemewe. Ubushakashatsi akana umuhanga witwa Dr. Tammy Nelson ubusanzwe ukunze gukora ubushakashatsi ku mibonano mpuzabitsina, yatangaje ko 45% by'abashakanye yakorewe ubushakashatsi yasanze baratangiye gutekereza kuri no open relationship. Batangiye kubitekerezaho cyane nyuma y'icyorezo cya COVID-19, ubwo bari barategetswe kumarana igihe kinini nabo bashakanye cyangwa se n'abakunzi babo babana mu nzu. Ibyo byatumye batangira kumva babirambiwe. Yavuze ko ariyo mpamvu rero n'umuco urimo kugenda waguka cyane ku isi. Anavuga yuko abagabo ari barimo kugenda bawushaka cyane kurenza abagore. Dr. Nelson yavuze ko nubwo no mubano abantu benshi bashobora kumva ari umubano w'abantu bagitangira gukundana cyangwa se bakiri bato, ariko kandi hari n'abandi bahitamo kuzabijyamo bashaje bageze mu zabukuru. Aba ati baba baramaze kugira abana bakuze, maze bombi bagasanga bakeneye amaraso mashya azaza kubafasha kwishima, dore ko gutandukana kwabo ataba ari ikintu batekereza. Ati maze ibyo bagatangira kubikora, kandi rwose ari ibintu bisanzwe cyane. Bitekerezwa yuko uyu muco ushobora kuzakura cyane hanaherewe ku muco umaze gukura cyane cyane mu bice by'imijyi, aho usigaye usanga nk'umugabo ashobora kuryamana n'abakobwa 2 icyarimwe, cyangwa se umukobwa akaba yaryamana n'abagabo 2 icyarimwe, abagabo 2 n'abagore 2 nabo bakaba baryamana bakazajya bahinduranya. Urubyiruko nirwo rumaze kumenyera uno muco cyane, bikaba binahuzwa n'uko igihe bazaba bamaze gukura uyu muco uzaba umaze kuba ibintu bisanzwe, ari ibintu nyine biraho. Kwemeza yuko open relationship ari ikenewe nta gisubizo kimwe wabona, kuko abashakanye bumvikanye umwe akemerera undi ngo uzajya undi muntu muryamana ariko ntuzamukunde. Ushobora kwibeshya kuko byonyine no gusoma umuntu kwitama bishobora kurangira ari ibitekerezo byawe byose byerekejeho uwo mwashakanye ukamwibagirwa. Kimwe n'uko hari abantu bafite imitekerereze yagutse bashobora kuba muri uno mubano ariko kandi bakabana neza nta makimbirane. Ntitunirengagize kandi yuko hari benshi bemeze ko tugeze mu minsi ya nyuma, ko wenda isi kuko yaba igiye kurangira, ariyo mpamvu ibintu nka bino abantu benshi batangiye kubona ari ibisanzwe, kandi nyamara mu bitekerezo wakumva ari n'ingingo mu by'ukuri itandukanye ivugwaho. Wowe utekereza iki kuri ino ngingo? Wumva we n'uwo mukundana cyangwa se mwashakanye mwabibasha? Igihe wari mu rukundo se nta munsi n'umwe wigeze wiyumvamo umuntu wo ku ruhande ukumva mwaryamana cyangwa se mwagira undi mubano? None se mu buzima bwawe
umuntu mwakundanye cyangwa se mukundana aramutse agiye kuguca inyuma akabikora utabizi cyangwa se akaza kubanza kugusaba uburenganzira, watekereza yuko ibyiza ari ibihe? Cyangwa ibya nyuma ni ukwifata maze ukaguma ku muntu wawe umwe gusa kugeza upfuye? Turaza cyane kwishimira cyane igitekerezo cyawe kuri ino ngingo. Wakoze cyane kubana natwe mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi, ikiganiro cyagarukaga ku mubano wagutse cyangwa se nanone ku mubano ufunguye. Iyi ngiyi ikaba ari ingingo benshi badakunze kuvugaho, ariko nyamara ubushakashatsi bukerekana yuko ari ibintu bikorwa henshi nk'ibisanzwe.